nanone ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa karindwi mu minsi igize umwaka. Ni umunsi nifuza kugusangiza ijambo rigomba kukubera inkomezi. Nifuza kugusangiza ijambo rigomba guhindura imitekerereze y'ubuzima bwawe. Igihe kirageze, amahirwe arahari. Haguruka ukore icyo wateguriwe. Ngiryo ijambo ry'umunsi wa karindwi. Igihe kirageze, amahirwe arahari. Haguruka ukore icyo wateguriwe. Ndagira ngo mvugane nawe inshuti yanjye, wowe unteze amatwi aho uherereye, aho ugenda, ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari icyo Imana yateguye ku buzima bwawe. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo nakumenye ntarakurema, nkumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Bivuze ngo mbere y'uko umuntu abaho, Imana iramuzi. Mbere y'uko umuntu agira icyo akora, Imana iba yakimenye. Mbere yo kugira intambwe umuntu atera, Imana ibiyizi. Bivuze ngo umuntu atarabaho, iwabo batari banateganya no kubana, Imana yari imufite mu migambi yayo. Uri mu mugambi w'Imana, ntabwo wabayeho ku mpanuka. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo haguruka ukore icyo wateguriwe. Nta wundi ushobora gukora icyo wateguriwe, ni wowe wenyine ushobora kugikora. Haguruka, urashoboye. Haguruka wa munyembaraga we. Ndabizi wahaguruka ubuzima bugahinduka. Ndabizi wahaguruka imibereho igahinduka. Oya, igihe cyawe ni iki? Wivuga ngo igihe ngo nzakora ejo. Akenshi na kenshi umuntu wese ahora avuga ngo nzakora ejo, n'undi ati nzakora ejo, n'undi ati nzakora ejo, kandi igihe cyatambutse kiba cyagiye. Ariko ndagira ngo nkubwire, utangarize iri tangazo. Igihe kirageze, amahirwe arahari. Haguruka ukore icyo wateguriwe. Hari icyo wateguriwe, hari ibyiza wateguriwe. Nawe ibyo byose byiza byakubera ku buzima bwawe. Icyo bigusaba ni uguhaguruka ugatera intambwe, ni uguhaguruka ukagana muri destiny, ni uguhaguruka ukagana mu nzozi zawe, ni uguhaguruka ukagana ku cy'Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkwibutse ko Imana ifite umugambi munini ku buzima bwawe. Biravuga ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza. Icyo Imana igambirira ku buzima bwawe dia, ntabwo ari kibi, ni cyiza. Imana yifuza wagura imitekerereze. Imana yifuza wagura imbago. Imana yifuza utekereze kurenza uko wajya gutekereza. Imana yifuza ukore birenze uko wajya gukora, kubera yuko ikeneye gushyigikira intambwe zawe. Umwanditsi yaranditse w'igitabo cy'imigani arandika ngo umuntu atekereza ibyo azakora, uhoraho akaba ari we ubisohoza. Tekereza, agura imitekerereze yawe. Haguruka ukoresha ibitekerezo byawe. Haguruka ukoreshe mind yawe. Imana izi ibyo yibwira. Imana izi ibyo izakora ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni ukwagura imitekerereze. Icyo usabwa ni ukwagura mind yawe. Ibindi Uwiteka akabikora ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo igihe kirageze, amahirwe arahari. Uyu mwaka 2026, uyu munsi wa karindwi mu minsi igize umwaka, ni umunsi wawe wo guhaguruka. N'umunsi wawe wo guhaguruka ugatangira kwinjira muri destiny, ugatangira kwinjira muri promise, ugatangira kwinjira muri dreams. Ufite inzozi zawe, ariko icyo bigusaba ni uguhaguruka kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe. Ntabwo ushobora kugera ku nzozi zawe wicaye. Humura my dear, wowe haguruka. Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe, wowe ugira ubutwari. Icyo usabwa ni uguhaguruka. Marayika w'Umwami Imana akagendana nawe, akabana nawe, akagukoresha iby'ubutwari. Akindi bigusaba ni uguhaguruka. Tinyuka, urashoboye. Nawe byakubera kwicara muri ofisi. Tinyuka, urashoboye. Nawe byakubera kwicara mu kazi kawe. Tinyuka nawe uhaguruke, urashoboye. N'iki nashakaga kukubwira ni ijambo ry'umunsi. Igihe kirageze, amahirwe arahari. Haguruka ukore icyo wateguriwe mu izina rya Yesu. Ngira isezerano, Imana isezeranye nawe kuri uyu munsi wa karindwi. Ndabakunda cyane. Imana ibahereza umugisha. Ni Evangelist Daniel Gitangaza. Shalom, shalom.